aka kanya uri mu nyumva ashobora kuba atari ubwa mbere umuntu avuga ati njye sinjya mbona ibitotsi cyangwa se gusinzira birangora. Gusa koko bishobora kuba ari nawe ubwabyo bikubaho kubona ibitotsi ukajya ubona rimwe na rimwe bikugora kenshi cyane, bigaterwa n'impamvu zitandukanye kandi utazi. Gusa ndakubwira ati izo mpamvu zose zishobora kuba zagira ingaruka mbi ku mibereho yawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gusa nge ndibonore ikiganiro cyo nimenya byimbitse ngushima kugukurikira. Nuguma kwicano yanjye ugakora subscribe ndetse ukanareba video kuregera irangiye ukanasangiza n'abandi, ibi byose birakubera inyungu nini cyane yo gutuma umenya izo mpamvu zose ndetse n'uburyo wazirinda, ubuzima bwawe ugakomezwa busigasira neza cyane. Nge ndibonore kanze nkubwire ku mpamvu zirenga imwe zishobora kuba zatuma umuntu atabona ibitotsi. Ubundi kugira ngo umuntu abashe kuba yasinzira ku manywa cyangwa se asinzire nijoro, ibi byose ari impamvu zabyo. Gusa koko mu buryo busanzwe umuntu akagombye kuba asinzira nijoro. Ibi ngibi byose bikorwa n'ubwonko, aho igice bita pineal gland. Iyi ni imvurwa mu bwonko bw'umuntu, aho ijya n'umusemburo bita melatonin. Uyu ni umusemburo ugenera umuntu kumubwira ati mu gihe hari umwijima cyangwa se mu gihe nta rumuri ruhagije ruhari, ngomba gutanga uyu musemburo mwinshi cyane kugira ngo ubashe gutuma umuntu asinzira. Gusa haba hari urumuri, ibi bikabasha kubwira umuntu ati rwose wowe ntabwo ubasha gusinzira. Ibi byose biba bitewe n'uko uyu ni umusemburo utugenera kuba twasinzira cyangwa se ntidusinzire, ariko ukoresheje amasaha y'umunsi, aho ugendera ku rumuri ruhari cyangwa se ku mwijima uhari. Ibi ngibi birasobanura neza impamvu kenshi ushobora kuba uryamye ariko wacana itara ntubone ibitotsi. Gusa si yo mpamvu gusa, guma hano nze nkubwe n'izindi mpamvu zikurikira iyi ngiyi. Ubundi ubusanzwe kenshi cyane kugira ibitotsi byinshi cyangwa umunaniro ukabije bizwi nka hypersomnia cyangwa se excessive daytime sleepiness. Iki ni ikibazo gikunze kubaho cyane kandi gifite impamvu nyinshi zitandukanye. Gusa impamvu zikunze gutera ibitotsi byinshi harimo kubura ibitotsi bihagije nijoro, aricyo bita sleep deprivation. Izi mpamvu nyamukuru ikunze kugaragara ni ukutaryama amasaha ahagije nijoro, aho abantu bakuru byibura bagomba kuryama amasaha ari hagati ya 7 n'9 buri joro. Gusa kudasinzira bihagije kubera akazi, imirimo yo mu rugo cyangwa imyidagaduro nka telefone bitera ibitotsi byinshi ku manywa. Ubu burwayi bwo gusinzira, sleep disorders, hari indwara zihariye zibuza umuntu gusinzira neza nijoro, harimo nko kubura umwuka igihe usinziriye, aribyo bita sleep apnea. Ibaho byibura igihe umuntu uhumeka nabi cyangwa uhagarika umwuka mu gihe asinziriye. Ibi ngibi bikaba byamubyutsa kenshi cyane atabizi. Ibi bituma ngo umuntu asinzira cyane ku manywa, kandi ngo kutabasha gusinzira aribyo bita insomnia, kubera ibitotsi nijoro bitera umunaniro n'ibitotsi byinshi mu gitondo cyangwa se ku manywa. Ibi ngibi aribyo bita narcolepsy press. Ubu bwo ni uburwayi ngo bw'ubwonko butuma umuntu asinzira mu buryo butunguranye igihe icyo ari cyo cyose, kabone ino yaba ari mu kazi cyangwa mu bikorwa bitunguranye, ukabona umuntu abashe gusinzira. Gusa impamvu igera ku ya kane ikurikira hano ngaha ni indwara cyangwa se ni impamvu ishobora kuba yaturuka ku mirire mibi mu buzima rusange, diet and lifestyles. Kutagira imirire myiza, kubura intungamubiri zikomeye nk'ubutare cyangwa iyo bita iron, cyangwa se kugira isukari nkeya mu maraso y'umuntu. Ibi nabyo ngo bishobora kuba byatera umunaniro ukabije, ibi bigatuma umuntu atabasha gusinzira mu buryo bukwiriye. Impamvu ya gatanu kw'ibi ngibi ni ukunywa inzoga se cyangwa itabi. Ibyo bishobora gutuma umuntu asinzira vuba, ariko bikangiza ireme ry'ibitotsi byiwe nijoro. Cyangwa se n'ikindi kintu cya gatandatu, harimo impamvu bita kutanywa amazi ahagije, ibyo bita dehydration. Ibi bituma umuntu agenda akagira umwuma mu mubiri wiwe. Ibi ngibi bikaba byashobora gutuma agira ikibazo mu mitekerereze ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe, mental health. Ibi ngibi bikaba bishobora kuba byatuma umuntu atabasha gusinzira mu buryo bukwiriye. Gusa nanone agahinda gakabije ndetse no guhangayika, ibyo bita depression and anxiety cyangwa se stress. Ibi ngibi nabyo bishobora kuba byaba impamvu yatuma umuntu atabasha kubona ibitotsi mu gihe asinziriye. Gusa ikindi nanone cyo bita imiti imwe n'imwe, medication. Imiti myinshi ishobora gutuma umuntu adasinzira ndetse ntanabone n'ibitotsi bitewe n'izo mpamvu nyinshi zitandukanye. Nge nari honora ikiganiro cyo MENYABYIMBITSE gushima kubukurikira. Gusa aka kanya ntabwo nagenda nakubwiye impamvu cyangwa se uburyo bwinshi ushobora kuba wakoresha. Ibi ngibi byose ukabikemura, ukongera ugasubirana ubuzima bwawe bwiza ndetse ukongera ukajya uhumeka neza ugasinzira neza kugira ukomeze ugasura ubuzima bwawe.
komeza unyumve nza nkubwire uburyo ibintu byose wabikemura, ka nkubwire neza uburyo bwose ushobora gucyamba ibi ngibi. Icya mbere ugomba gushyiraho gahunda ihamye y'ibitotsi cyangwa se ihame ry'ukuntu ugomba kujya uryama. Ngo ibi ngibi bikubwira yuko ugomba kujya uryama kandi ukabyuka mu gihe kimwe buri munsi, harimo no ku mpera z'icyumweru, kandi ugomba kwirinda telefone mu buriri. Reba ko hari aho uryamira hatuje se cyangwa hijimye kandi hari ubukonje buke, kandi wirinde gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone cyangwa mudasobwa mu gihe uryamye. Gusa ikindi ugomba gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Ngo ibi ngibi byo bigutegeka yuko ugomba byibura gukora iyo myitozo mbere y'amasaha 3 kugira ngo uryame, kandi ibintu ugomba kwirinda kunywa ikawa cyangwa se inzoga. Ibi ngibi mu gihe byose wabyirinze ukabona byanze uzagana muganga. Njye nari ngo nuri mushima kuko kuri iki byegeranyo nk'ibi ngibi.